hari ibintu Yesu akora abantu badahari. Hari igihe biba ngombwa ko Yesu atungura abantu. Ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose abantu babimenya, kuko hari abantu bazamenya ibyo babirwanye bitarabo. Hariho abantu badakeneye kumenya amakuru, hari n'abantu bamenya ibyo bakaguca intege. Ati reka sha, mwese igihe twapfukamiye hariya n'iryari ko byanze gucamo. Iyo mbonye Edi, uriya mukozi w'Imana witwa Edi, nibuka umunsi umwe twari turi i Musanze, twari dufite ikibazo cy'abagore. Vuga ngo kagira inkuru. Twari abasore batatu, ngewe na Edi n'undi witwaga Fisi. Twari twaraye imbere y'Imana twikarakaza. Twari tuzi kwikarakaza, atansiyo, ubona mwebwe muri abasirimu. Twahereye ijoro ryose twazaza kubwira Yesu we, abagore kubatunze, waba duhaye ubundi urashaka iki? Turisasa, turasara, turasizora, turavuga ngo abagore urabafite, duha abagore. Kandi ubwo se twari dufite ingahe? Wari ufite myinshi, umenya yari afite 20 n'ingahe Edi? Si nk'itandatu, dumenya yari waturutaga afite nka 26. Turisaza, Fisi yari afite nka 20. Tujye mbere y'Imana turasara. Ijoro ryose riracya. Saa 11 kwa kundi dutangiye kwihengeka, tuvuga ngo reka turuhukeho. Twumva abantu barakomanze. Turabyibutse. Abantu barakomanga. Ndabyuka ndihangana njya gufungura. Sanga ni abadamu batatu. Bari baturutse i Kigali kandi bari bageze i Musanze, byari mu saa 12 kandi bari bageze i Musanze. Tekereza ijoro bari baraye. Icecekere. Uwa mbere yari umukecuru w'inzobe, yari afite nka 69 cyangwa n'itanu gutyo. Uwari umukurikiye yari afite nka 50 n'ine gutyo, undi afite nka 43. Uwo ni wari muto ikiri umwana. Baraza ati twari tuje kubareba mukozi w'Imana mudusengere natwe. Niza tubona nyine n'abakecuru bifite ibibazo byinshi. Wa wundi ufite 70 hafi ni 65 hafi kugira nka 70. Nukuri umukecuru aravuga ati musengere Imana ansezeranije ubukwe. Uwa kabiri aravuga ati ngewe uwo ngo wera akiri isugi. Uwa 63 n'inga. Uwa kabiri we umugabo yari yarapfuye amusigira umwana, Imana amubwira ngo nzaguha nawe nzakusumbusha. Uwa gatatu nawe rero ubukwe bwajyaga bupfa. Natwe rero babasore ba 20 n'inga ati turashaka Yesu kuki watwuratse, kuki wadutaye, watwumvisha ubundi uzabirongorera abantu gore bose bo mu Rwanda. Icyifuzo cyari kibazanye n'icy'abagabo. Gihuye n'icyo tugize gute? Cyokoze kuva uwo munsi nahise nshiraho. Humura. Nubwo wisaza, nubwo usakuriza Imana, nubwo wisaza. Noneho dore se kuntu Fisi yavangiwe. Fisi niho watandituye ngo aravangiwe. Abagiye mu mwuka nta kifuzo baravuga. Abagiye kuri wa mukecuru atumbuka ivuganye nawe. Te paste vai. Ubuko Imana yavuze ku buzima bwawe izabusohoza. Iziga umuntu 30 n'inga umukecuru. Ugifite ukiri isugi. Reka mabwire nubwo usakuza hari abatumuceceka. Uwo munsi twahise tuvana urusaka imbere y'Imana. Turicecekera. Imana yishaka ari kuvuga ngo Dani twarwa 63 n'ingahe, Edi twarwa 50 n'ingahe, Fisi twarwa 40 n'ingahe. Nabo bakeneye abagabo kandi namwe mukeneye abagabo. Turashimira Yesu ko aho yahadutambukije. Turashimira Yesu ko cyo gikombe
Edi turashimira Yesu ko kiriya gikombe yakiturengeje. Haleluya. Wa musore afata wa mwana afata nyina ngo aragenda muri cya kidendezi amujugunyamo ngo aravuga ngo n'ubundi gupfa n'ubundi umukecuru arapfuye ngo agiye kubona nyina ahagurutse ari muzima. Haleluya. Azamuka azamuye amaboko aravuga ngo ndi muzima. Haleluya. Ahura na babashuma bari bashoye inka zabo, ahura avuga ngo mama wanjye yarapfuye none arakize. Muri cya kidendezi harimo imbaraga zikiza, muri cya kidendezi harimo imbaraga zibohora. Haleluya. Ayo makuru aragenda aramamara muri Isiraheli. Umuntu wese ugize umurwayi bakahita yiruka agahita aza akamushugunyamo, yamushugunyamo umurwayi akaba muzima. Amen. Wakahita haguruka avuga ati biragenda Isiraheli yose noneho bibisigara ari intambara gusa. Haleluya. Igihe Yesu arebye uburyo abantu babyiganira, abona n'uwagiye agasambana akarwaye sida, akahita avuga ati ndasambana ejo nzajya mu kidendezi sida ikiri, akahita igenda nawe akinagamo. Imana irareba iravuga ngo aka kamenyero. Haleluya. Aravuga ngo aka kamenyero batangiye kumenyera sinzakemera. Imana irabihagarika, cya kidendezi kirahagarika. Ariko kubera ko Imana yari yaragambiriye gukikiriza abantu, irangije ikavuga ngo rimwe na rimwe nzajya nohereza marayika wanjye amanuka ajya muri cya kidendezi. Umuntu wagize ishaka akaba uwa mbere kugera muri cya kidendezi niwe uzajya akira. Hate pistansere vaigai. Hari igihe rero mu kidendezi marayika yazaga hakagwamo abantu babiri ntabwo bakiraga. Uwahagurukaga mbere y'abandi azamuye amaboko bataga bamenya ko ari we Yesu yakijije. Undi bakajya kumujanja bakamati hangana utegereze igihe marayika azagira gute azagarukira. Kandi iyo utazi igihe marayika azagarukira urakomeza ukihangana. Yamara ukwezi ni umutegeka, yamara umwaka wowe ni ugutegereza. Haleluya. 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 Uyu rero twasomye twabonye wari uhamaze imyaka 38 we nta nubwo yari afite n'umujugunyamo. Haleluya. Umwigisha atubwiye ngo ntabwo Yesu ntabwo Imana yayitunguye kunyura kuri wa muntu wigaragura mu ivata, ngo na Yesu yiyumvamo. Haleluya. Yiyumvamo ko kwiriye kugera hara ku kidendezi. Aragenda kandi uriya yari yibereye inyuma, kubera igihe abantu bageraga bamurusha imbaraga akamujugunya inyuma. Igirayo nta muntu uzakujugunya, we yari yicaye inyuma. Yesu ahageze aramubwiye ngo ese urashaka gukira? Ejo bundi abarindi baravuze ngo hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betesida, yarahamaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bamugejeje akiri umwana mutoya. Haleluya. Reka twiruka. Maze Yesu ahageze itambukira umurwayi ababaye cyane, maze amubonye menya ko amaze igihe kirekire arwaye. Haleluya. Aramubwira muri bwawe, aramubwira muri bwa bushobozi bwe, aramubwira muri bwa gukora kwe ati iko rero uburiri bwawe wigendere. Haleluya. Yo Yesu aje ntabwo akora nk'uko abandi bakize, abandi bategereje ikidendezi ko kihinduriza, ariko Yesu wahageze arambwira ngo ntabwo ari ngombwa ikidendezi, arambwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Ntabwo ari abantu bakenewe, hakenewe Yesu wenyine. Ku kibazo cyawe hakenewe Yesu.